Mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cyanyuze mu mateka akomeye cyane y'intambara n'amarira, hari umugabo wamaze imyaka myinshi ayobora igihugu, umugabo watinywaga akanubaha cyane, ariko nanone akavugwaho byinshi cyane kandi bikomeye. Ni Pierre Nkurunziza. Ariko si we wenyine wari ufite imbaraga gusa, kuko inyuma ye hari undi mugabo utavugaga cyane mu bitangazamakuru, Evariste Ndayishimiye, umugabo wari uzwi n'abamwegereye gusa, ariko wari ufite ijambo rikomeye mu byemezo bikomeye cyane by'igihugu cy'u Burundi. Ese ubundi aba bagabo bombi bari bande koko? Ubundi se ubushuti bwabo bwatangiye bute? Ubundi inkuru y'abo bagabo bombi itangira kera cyane mu bihe Burundi bwari mu ntambara y'abenegihugu. Icyo gihe Pierre Nkurunziza yari umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa CNDD-FDD. Yari umuyobozi ukomeye cyane, ufite ijambo rikomeye, ufite n'icyerekezo cyo gufata ubutegetsi akayobora Burundi. Ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke, yari akeneye abantu yizeye, cyane cyane mu gisirikare. Aho niho hinjiriye undi mugabo, Evariste Ndayishimiye, umusirikare ukomeye kandi w'umuhanga utavugaga amagambo menshi, ariko ukora akazi ke neza cyane. Uyu ntabwo yari azwi cyane, ariko yari umuntu Nkurunziza yatangiye kwizera buhoro buhoro, kandi muri politike kwizerana nibyo birema byose. Mu ntambara abantu benshi barapfaga, abandi bagahinduka, ariko hari bamwe bagumaga hamwe bakagumana n'umuntu. Evariste Ndayishimiye yari umwe muri abo. Yagaragaje icyizere kidasanzwe, ntiyigeze amutererana, ntiyigeze anamusiga inyuma. Niyo mpamvu uko iminsi yagendaga ishira, Pierre Nkurunziza yagendaga arushaho kumwiyegereza no kumwizera cyane, atangira kumuha inshingano zikomeye, inshingano zitahabwaga umuntu uwo ari we wese. Mu mwaka wa 2005 ibintu byose byarahindutse burundu mu Burundi. Pierre Nkurunziza afata ubutegetsi aba perezida, ariko ubutegetsi si intebe gusa, ni inshingano, ni igitutu cy'abenegihugu n'amahanga, kandi ni intambara itarangira. Kandi muri iyo ntambara ntushobora kuyitsinda uri wenyine. Niyo mpamvu inyuma ya perezida hari abantu bake cyane bamufasha gufata ibyemezo bikomeye, abantu bamenya amabanga, abantu batagaragara ku mugaragaro. Evariste Ndayishimiye akaba yari umwe muri abo. Ntabwo yari azwi cyane mu baturage, ntiyagaragaraga mu mbwirwaruhame nyinshi, ariko mu gisirikare yari umuntu ufite ijambo rikomeye cyane. Yari azi neza uko ubutegetsi bukora, azi ababurwanya, kandi icy'ingenzi kurushaho yari umuntu Nkurunziza yizeraga nta gushidikanya na guke, 100%. Abasesenguzi bamwe batangiye kubibona ko hari ubutegetsi bubiri mu Burundi butagaragara. Ubwo ku mugaragaro hari perezida Pierre Nkurunziza, ariko inyuma hari undi w'indashyikirwa cyane, General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Politiki irakomera, abatavuga rumwe na leta bariyongera, kandi mu 2015 ibintu byose bifata indi ntera. Iki gihe perezida Pierre Nkurunziza yatangaje ko ashaka manda ya gatatu. Icyo cyemezo cyahinduye igihugu cyose. Imyigaragambyo mu ntara zose iratangira, abaturage bajya mu mihanda, isi yose iratangara. Abatavuga rumwe na leta bararakara cyane, abari bashyigikiye ubutegetsi nabo bakaza umurego. Uburundi bwinjira mu bibazo bikomeye cyane, ariko ikibazo gikomeye kurushaho cyari kiri inyuma y'amarembo, cyari kudeta. Abasirikare bayobowe na General Major Godefroid Niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza. Icyo gihe perezida Nkurunziza yari hanze y'igihugu, mu gihugu cya Tanzania, igihugu cyasigaye mu maboko y'abasirikare. Aho niho ibintu byatangiye gukomerera, birahinduka burundu. General Major Evariste Ndayishimiye yabaye umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu kurinda ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza. Yakoranye n'abandi basirikare b'indahemuka barwanya bari bashatse gukora kudeta, kandi nyuma y'iminsi mike kudeta irananirana, abayikoze baratsindwa, barahunga, abandi batabwa muri gereza. Nkurunziza agaruka mu gihugu, ubutegetsi bwe burongera bukomera kurushaho. Ariko noneho ibintu byari bihinduye isura. Ubwizerane hagati ye na Evariste Ndayishimiye bwahise bukomera cyane, kuko bwari bugeze ku rundi rwego.
kuko Perezida Nkurunziza yari amaze kubona ikintu kimwe gikomeye cyane cy'uko uyu mugabo Ndayishimiye atari inshuti isanzwe gusa, ahubwo ngo ari umuntu ushobora kurinda ubutegetsi bwe. Kandi muri politike nta kintu gikomeye na kimwe kiruta umuntu ushobora kukurindira ubutegetsi. Kuva icyo gihe General Major Evariste Ndayishimiye yatangiye gufatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu gihugu cyose, nubwo atavugwaga cyane ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo. Yari amaze kuba inkingi ya mwamba y'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza, ariko ikibazo cyari gisigaye, hibazwaga niba uyu mugabo azaguma inyuma ubuziraherezo cyangwa hari igihe azaza ku isonga nawe nka perezida. Mu gihe igihugu cyari kimaze kunyura mu mvururu nk'izi ngizi za kudeta, mu gihe ubutegetsi bwari bwongeye gukomera, hari icyari kigiye gutangira gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane, gusimbura perezida. Kandi uwo wari ugiye kumusimbura yari umuntu wari waramaze imyaka myinshi ategereje, atuje, yiteguye cyane. Nyuma y'ibibazo bikomeye cyane byo mu mwaka wa 2015, ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bwari bwongeye gukomera cyane. Ariko inyuma y'izo mbaraga zose hari ikintu cyari gitangiye gutekerezwaho mu ibanga rikomeye cyane: ejo hazaza h'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu 2018 amakuru atunguranye yatangiye gukwirakwira. Perezida Pierre Nkurunziza atangaza ko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Abantu benshi baratungurwa, abandi barishima, abandi ntibyanabanejeje, ntibanabyemeye yewe. Ariko ikibazo cyari gikomeye kurushaho cyagiraga kiti: niba Pierre Nkurunziza agiye kuva ku butegetsi, ninde uzamusimbura koko? Mu gihugu cyari cyuzuyemo igitutu cya politike, ntabwo byari ibintu byo gufata mu buryo bworoshye. Uwo muntu yagombaga kuba uwo yizeye ijana ku rindi, uwo yarazi neza, ukunda amahoro no gusenga, uwo ushobora gusigira igihugu ndetse n'ubutegetsi kandi ntabyangize. Kandi mu bantu bose bari mu gihugu hari umwe wari wujuje ibyo byose. Uwo nta wundi yari General Major Evariste Ndayishimiye. Ntabwo byari impanuka, nta nubwo byari ibintu bibaye ku munota wa nyuma, ahubwo byari icyemezo cyari kimaze igihe kirekire gitekerezwaho. General Major Evariste Ndayishimiye wari Secretary General w'umugambwe CNDD-FDD uyobowe ubu ngubu na Reveriyano Ndikuriyo. Yari amaze imyaka myinshi mu gisirikare, mu buyobozi bwa politike, mbese mu bantu ba hafi cyane ba perezida, kandi yari yaranyuze mu bihe bikomeye byose: intambara, ubutegetsi, imvururu za kudeta ya 2015 ndetse n'ibindi. Ibi byatumaga Perezida Nkurunziza yari azi neza ikintu kimwe cyane kandi gikomeye kigira kiti: uko bimera kose uyu mugabo arandinda. Kandi mu gihe cya politike kwizera umuntu kuruta byose. Ariko hari abandi batabyishimiye, abari bafite inyota y'ubutegetsi, abatekerezaga ko aribo bakwiye gusimbura perezida. Ariko icyo cyemezo kiruta ibindi cyari cyamaze gufatwa. General Major Evariste Ndayishimiye ahabwa itike yo kuziyamamariza umwanya wa perezida w'u Burundi mu matora ya 2020. Mu 2020 u Burundi bwinjiye mu bihe by'amatora, ariko ayo matora ntabwo yari asanzwe, yari amatora yo guhindura ubutegetsi bwari bumaze imyaka 15 yose bufitwe na Perezida Pierre Nkurunziza. Iki gihe General Major Evariste Ndayishimiye yatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza, agaragara mu gihugu hose, avugana n'abaturage, atanga icyizere cy'ejo hazaza h'u Burundi. Ariko inyuma y'ibigaragara hari systeme yose yari imushyigikiye, igizwe n'ishyaka CNDD-FDD, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abanyapolitike benshi. Ibi byahise bigaragaza ko n'ubundi ari we wari waratoranijwe. Ariko ikibazo cyari gikomeje kwibazwa n'abasesenguzi cyagiraga kiti: ese Evariste Ndayishimiye azaba perezida wigenga koko, cyangwa azakomeza kuyobora ari mu gicucu cy'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza? Mu gihe amatora yakomezaga, ikindi kintu cyari gitangiye kugaragara: Pierre Nkurunziza yari agiye kuva ku butegetsi, ariko ntasezere burundu. Yari agiye kuba guide supreme di patriotisme mu Burundi, cyangwa umuyobozi w'ikirenga nk'uko muri Iran bimeze.
ni ukuvuga umuntu uri hejuru ya politike ufite imbaraga ziruta iza perezida uriho. Ibi byatumye abantu bibaza bati ese ubutegetsi bwariho koko bugiye guhinduka? Ariko nubwo ibyo bibazaga byose byari bihari, amatora yarabaye, General Major Evariste Ndayishimiye arayatsinda, Uburundi bubona perezida mushya. Ariko inkuru nyayo ntabwo yari irangiye, ahubwo yari itangiye. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020, inkuru imwe yahinduye ibintu byose. Ubwo uwari perezida Pierre Nkurunziza yahise apfa bitunguranye byihuse kandi mu buryo budasanzwe. Leta yatangaje ko yazize umutima cyangwa heart attack, ariko hanze aha ibihuha bitangira gukwira hose. Hari abavuze ko yazize COVID-19, hari abavuze ko hari ibintu byihishe inyuma y'uru rupfu, hari n'abatinyutse kwibaza bati ese uru rupfu rwari rusanzwe koko? Nta perereza ryigenga ryigeze ritangazwa, nta bisobanuro byimbitse byigeze bitangwa, ukuri kuguma mu mwijima. Ariko ikintu kimwe nicyo cyahise kibaho ako kanya, ubutegetsi bwahise buhindura icyerekezo. General Major Evariste Ndayishimiye ahita afata ubutegetsi bwuzuye, nta wundi uri hejuru ye, nta guide supreme, nta gicucu kiri hejuru y'ubuyobozi bwe. Nibwo bwa mbere yari amaze kuba perezida mu buryo bwuzuye ijana ku rindi. Hakurikiyeho ikintu gitunguranye kandi gikomeye cyane cyatunguye benshi. Imvugo yarahindutse, imibanire n'amahanga iroroha. Hari abari hafi ya Nkurunziza bagendaga bakurwa mu myanya, abandi barimo General Bunyoni barafungwa. Igihugu gitangira kwinjira mu cyiciro gisa cy'ubutegetsi. Ariko inyuma y'ibyo byose hari ikibazo kitigeze gisubizwa kigira kiti ese Evariste Ndayishimiye yari yarateguwe kuva kera, cyangwa ibintu byose byihuse byatewe n'urupfu rutunguranye rwa Pierre Nkurunziza? Ababireberaga hafi bavuga ko ubwizerane hagati y'aba bagabo bombi aribwo bwagejeje perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Ariko amateka ya politike atwigisha ikintu kimwe gikomeye cyane, ko nta kintu kiba ku bushake gusa. Iyi yari inkuru y'abagabo babiri, umwe yayoboye igihugu imyaka myinshi, undi ategereza igihe cye kirekire cyane mu ituze no kwihangana gukomeye cyane. Umwe apfa mu buryo butunguranye, undi ahita afata ubutegetsi burundu, na n'ubu niwe basigaye bita Sebarundi.